agiye hari ibintu twavuga ngo twateganyaga. ababyeyi bashinzwe Islam Kristiya igiye hino batumiye mu buhamya bari mu duhe umwe yavuga uburenganzira bwabo ugiye imbere rero batugezeho ubuhamya bwabo. Rero uko mwadusabye tubaganire ubuzima bwa Kristiya ko twari tubanye uko twateganyaga kubana nawe kuko tutazamwibagirwa tudashobora kumwibagirwa. ariko mbere na mbere tubanze tubashimire kuba mwaje kudufasha muri ibi bihe turimo. tunamare impungenge z'uko ubu nimwe mugiye kugira ibibazo ngo bari aho tubasiga gute. munyemerere hari indirimbo sinzi ko mwese muyizi yajyaga ifasha cyane mu bintu nk'ibi. indirimbo iri mu gifaransa ivuga ngo frère ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. frère ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas de foi. umuvandimwe wacu ntimwirira bihangayika nk'abadafite ukwemera nk'abadafite ukwizera. iryo jambo ndaza kugira mu kanya kandi munyemerere niba muduhaye iminota 5 ngo mwaduhaye jari twongere ubutama utwihanganisha. ibihe turimo rero amasomo padiri yateguye ajyanye neza n'ibihe turimo. ibihe turimo by'akababaro, ibihe Yobu yanyuzemo. ubu natwe haravuga ngo bariya abantu bari mu bibi bakwiye akanyamana. ntabwo ushushanyishaho mwese murabandimwe tumara iminsi ibiza mu Rwanda natwe byaradusengeye hari aho byadusengeye none tubuze n'umuntu. umuntu aravuga ngo nimujye kuraguza mwihakane Imana saraba ko twamusubiza ngo uratakaza igihe cyawe uwo twizera arara. seri Dieu sait pourquoi. Imana ibizi impamvu nituyikurikira neza nta kibazo. mboneraho kandi no kubabwira muri ibyo bivugwa ukuri nyako k'ubuzima turimo muri iyi minsi. ndabivuga kubera ko hari icyo bita radiyo runwa abanyamakuru ku izina ubuhanga bwabo buri munsi bukenewe muri iyi minsi nabibonye banandika. umuhungu wacu bwapfuye ngo twagiye mu bukwe ngo tumusiga mu nzu wenyine noneho ngo ariyaho. barangije gushyiraho ubuswa buke
burenze ubukenewe bakora icyo bita illustration. Illustration mu kinyamakuru ni igishushanyo cyerekana inkuru yawe. Bafata igiti kiri hanze ahangaha cyumba bamanikaho umuntu uburyo ukwiye umuntu wacu yaguye mu nzu ntabwo yaguye hanze. andi makuru ni uko mu muryango wacu uko ureba mu kiruhuko akazi turakikorera icyo bita initiation au travail. Turimesera turitekera umukozi twongera kumukenera twongeye gufunga amashuri. Umuhungu wacu rero munsi niwe wari ugezweho gusiga kuba nk'uko n'ubundi mu rugo buri wese ntabwo tubira rero cyangwa twivuge neza buri wese afite umunsi we w'isengesho rwacu ni organisation yacu. Ubwo we yaramukiye gusiga ku rugo kandi gusiga ku rugo wacu nta runguri bari hari tubanye neza n'abaturanyi aho kugira ngo nkaho tumiye quartier yose buryo ntabwo avanga gusiza umwana we gutyo mu rugo arababati ikintu cy'imamare ntaho dusangiye ubuzima. Ngisoza kuri iyo ngingo nuko amakuru nyayo y'urupfu rw'umuhungu wacu nta n'ututarabe ni polisi yonyine yakoze iperereza ntabwo yadusubiza ubu niyo tuyitegereje nibiboneka ntabwo tuzayabasha ntabwo ari nziza twakwihererana ubutunzi bw'ibindi murakoze kwihangana tuzagezaho. Hanyuma y'ukuntu twari tubanye na Christian ni umuhungu twakundaga ni umwana wacu twakundaga n'abose ntabwo iwacu tubana twe muri twamanaga cyangwa twakundaga ahubwo njye nabaha n'urugero iyo wabaye ni ngombwa n'urugero shuri njye nabatumira mukaza kwigira iwacu ku kintu cyitwa demokarasi y'umwana wacu kwisanzura agakora ibigomba ibyacu turabira buryo ntabwo umwana avuga ngo yagize ikibazo ngo yishe ngo agize ate ngo uvuga ngo kubera ko yabuze icyo yita kaya cyangwa affection. Umuhungu wacu yakundaga kwiga yabigaragaje ko nambwira ati nzajya kwiga mu seminari nzaba no padiri ntagezeho ariko Imana imuha bonereho no kubusa bagenzi bacu cyane abasaseduti badufashije abana bo seminari ntabwo ducanye umubano ibyango twagiranye ko nza padiri ntashoboye ariko kubw'Imana tutazamusiga udusengere tuzagira. Ubwo tugikomeza agiye hari ibintu twavuga ngo twateganyaga ubu agiye ageze aho aryoshye kurusha uko yarameze. Aho yararyoshye ni hehe yicaraga hariya tukagira inama twitwa ibintu aho duturanye murabizi ntakuze rero yagendaga afite ubuye murabizi ntatabiyemo nta nzoga yanywaga ku mugaragaro niba ajya nyisoma mu rugo mpampaho arabyemera tugomba gusangira ubwo mvuga ni n'usinda agasangira yose ugasanga quartier yose yamaze ibyo nteko nta muntu wo mu quartier yatanaye ndetse nta muntu bavandimwe bari bataramurira ngo yakwise cyangwa mama we ngo yamutuse ngo yamutuse ibyo rero twanakundana urumva iminsi yageze mu seminari ikintu cyitwa amasengesho rwose byaribye nubwo wenda wasanga rimwe na rimwe yanyuzagamo ugasanga asingiye misa ya mu gitondo kubera ko yari mu kintu gakundaga nk'abandi gusa kurya ikiruhuko ntabwo yigeze yihakana Imana twari tubanye neza cyenaza ko ababwira ikindi kubana neza ko igihe twagiranaga ubuzima bwanjye nkunda siporo ku buryo mu rugo mvuga ni umuntu udakora siporo umuntu udasenga aramurikira
siporo iyo twaganiraga biganira kuri siporo wagira ngo ni mu byaro tumahanganya mbwira ati abakinnyi ubundi yitwa Christian ariko yarise Cristiano Ronaldo akanabiyemera ati bizagera ntabi agiye namwemereye indi myenda yo gukina kuko kuba yarageze mu kabiri nta kindi kibazo kuzajya cy'amasomo cyane byari byoroshye aho bimubwiye ubundi agakunda karate ntabwo ari namwemereye icyo bita kimono ya myenda bakina akazamuka kwa kabiri ibyo agiye atabibuke kuko yanga ko imikino azayikina akajya ku rwego rushimishije atazasebya ko njye nshaje ndabishoboye ikindi agiye tutagezeho nk'umuntu wageze mu wa kabiri agomba kugira amanota menshi kandi tubimushishikariza twari dufite gahunda ko ikiruhuko cyarangiye habaga nk'ibyumweru twige dufungura amashuri ariko we ikiruhuko cyagomba kurangira kuri 26 ariko kikarangira ikiruhuko kikibagirwa no tugatangira kwiga mbabajwe n'ukuntu ejo bundi namukurikije kwambika cyangwa kabiri mubwira ukuntu tuzajya muri Kigati turabitangira mu bugoroba ntabwo ariko mu ofisi tuzongera kwa kane naho kwa gatanu ikibana no hirikirana ntabwo byiza sinzi niba tumvikana agiye tukimukeneye fugura tubabaje cyane ko noneho bivuga nti ituzi icyo agiye avuga ku babyeyi ashobora kuba yarishwe n'umuntu ariko akavuga ati papa na mama ariko nawe ibyo birashoboka nk'inshingano zacu za kibyeyi twagomba kubungabunga umutekano we ariko niba nta minota ya nyuma tuzi cyangwa se itatu nkomerezeho ntange n'ubundi butumwa nkunganira byavuzwe mu ivanjiri cyangwa bisanga ubuzima dusanganywe nuko yabyutse mu gitondo twese twabise tuzi ko tugaruka tukamusanga ariko umuntu agira umunsi ntibyakunze ijambo twaziga dusomeye ngo hahirwa abiyoroshya tujye twiyoroshya hano se ijambo ntabwo iminsi niba hari umuntu niraseho ngo ndabyiwe unshashe sinajya nkinga ndabyibushye uwo muntu ushatse umunsi ntambona amatwi niba hari umuntu niraseho ngo dufite abana mu seminari ikigo cyiza uyu munsi sinabyo mubwira ariko icyo bita kwiyoroshya wiyoroheje nubwo iryo jambo rye n'ibwira benshi tukayipfa ko twakagombye kwimakaza kwiyoroshya byumva uhore avuga ati usize iki muri musozi ugiye harushya cyangwa ugiye wiruka ni ikintu wumva hari byinshi nabwira kuri we hari byinshi n'umwana nabwira kuri we nzahora mwibukiraho ariko icya nyuma nuko nsanze yapfuye umuntu uzi ko agiye kumwigurira ninjiye nsanga ntabugarane Christian Mufiswe bapi igiye nsanga yapfuye igihe wamugabanye kumanisi sinzi ko muzabere ariko kwemera tugenderaho nsovera hejuru kose tuzahora hejuru ariko setensi ni gahunda y'Imana ubu ndabahumuriza namwe mbabwira ko twiyakiriye ibyangombwa kwiyakira nta kanya karashe kuko nubwo musanga hari kandi bishara urimo urangije nk'uko uzaba uzukina ko twakiraga imikino myinshi ntabwo urangije ntabwo apfuye nk'uko biri ikindi gice cy'uwo muntu nababwira acyabwira umufasha wanjye umaze kugira icyo avuga ndetse n'abana bacu niba hari ushaka kunyomoza ko tutabaniye neza cyangwa se dushaka ko tubanye neza ariko kwihangana kwacu ni kungana bikomeye bifasha
bashobora kugira guhagarara. Uyu munsi rero nkaba nshimire Imana yaduhaye Aime Christian, akaba umuhungu wacu wa kabiri, akamubyara ari kuri Noheli, tukabyishimira cyane. Umunsi atajyaga iwacu burya aba ari mwiza kuri twe ndetse no kuri bose. Christian rero Imana yamukunze amuha imyaka 13, ariko umutwaye ayujuje neza to ntacyo nayishinja, yarakoze, yaduhaye ibyishimo, yari umwana mwiza, Imana nayishimira. Tuyiha amashyi. Ndongera rero gushimira Kiliziya, umuryango w'Imana, kuko iyo umuntu akayifite cyangwa ari inyuma yayo hari byinshi byiza akamenya. Ibyishimo tubona kuko turi muri Kiliziya hari utabigira. Ndashimira rero abasaseredoti ari abantu kuri paruwasi yacu ya Kamonyi, ndetse n'abavuye kuri diyosezi muri seminari ya Sebeho, Hegiteri na Ekonome, ndetse na Padiri Umuniye wa paruwasi ya Ngamba. Mwese ndabashimiye ubwo kubana natwe no kudufata mu mugongo no kuduhumuriza. Imana ibahe umugisha. Ndashimira rero namwe bavandimwe, umuryango mugari wacu, ari wo umugabo wanjye, ari iwacu, ari abaturanyi, ari abo tuziranye, twiganye, twakoranye, korali, mwese Imana ibahe umugisha kubana natwe. Ibihe nk'ibi umuntu aba akeneye abantu, kandi rwose ntacyo twabuze, byose mwarabiduhaye. Imana nibishimirwe namwe mwishime. Nsubiye rero ku bya Christian, twakundaga kumwita Chris. Yaba umwana nyine nk'abandi, ariko umwana uhora yishimye, ufite impano yo gukundwa n'abantu benshi kandi nawe akabakunda. Yabaga afite utuntu tw'udukoryo twinshi yakoraga nyine by'abana, ukabona uramukunze. Navaga ku kazi, n'ubu ngubu nari nzi ko najya muri segonderi atazajya abikora, ariko niyo ninjiraga mu rugo akambona bwa mbere, niwe wahagurukaga bwa mbere akaza kunsuhuza akanyambira. Icyo rero icyo ni igikomere nzasigarana, ariko nizeye ko nzagikira. Christian rero yari inshuti cyane cyane bano bana twabyaye abandi bana babiri nyuma haciyemo imyaka myinshi. Yishimira abana cyane, arabishimira. Ntabwo nari nzi ko atari kubakunda, ariko byarantangaje cyane, yarabakunze. Uyu muhungu kuva yava mu kiruhuko, iminsi namukarabije yabaga ari mike. Christian we wari ushinzwe kumukaraba, yaramukarabyaga, bakasangira, akamugaburira. Ntabwo akunda kurya, ariko iyo basangiye nibwo yaryaga. Yaratangiye rero kuba umuntu w'umugabo uzi ubwenge, ufata inisiyative, akagira ibyo akora, umuntu akishima. Ariko ntabwo bikomeje, hari impamvu. Ubwo Imana iramusaruye. Yari afite ibintu byinshi yumva yakora. Umugani nyirakuru niwe yakundaga kumucukuza cyane, ati twari dufite umupadiri, ubwo ni wowe uzaba padiri, agahita abivuga. N'abo bana bose bavuga nyine yikoze ibintu ngo ni padiri, ariko agiye atamubaye. Imana imwakire, ikanzu yakuzambara hano isi, azayambarire mu bwami bw'ijuru.
umuntu yavuga ibintu byinshi rero ariko reka ndekera Imana ishimwe ko yaduhaye Christian kandi ikaduha n'abandi bana ibishimwe. Murakoze. Twisubiza kuzwe ntabwo kwizimba amagambo ariko nabwo ko hari byinshi nabwira nuko yarageze mu nyoye narabwiye twakinaga ibyo bita ku betingi mu makipe y'itsingahe twabikoraga yanshaga n'abakinnyi nk'ukiri mutoya. Ikindi namukundiraga ntazibagirwa hari indirimbo zo mu kiliziya ekantike ziri mu gifaransa nazize hambere nanyuzagamo nkazibagirwa kubera kutamenya no kutabona ngo tuzima ubu mu iseminari barazigira twazirimbanaga tugatera amasengesho muri zose byose n'ikilatini yamaze kumenya gakeya ku masengesho uburyo twabikoraga basigara tureba akaro karashimishije cyane kuri ntazi ko kazangaruka. Ikindi ku kazi nk'uko yavuze bose nk'ejo bundi akazi yari yasigaye akora mu rugo basanze yakarangije kuko twavuga ko buri wese initiation turava kubigisha umurimo aryoheye muri gahunda kugira ngo agire ikintu kimwe Mana mwakire mubi. Hanyuma igice cya kane nashatse kubabwira mbere yuko umushike uvuga muri ukuntu mungana turabashimira Imana. Urubanza rwabaye ntabwo ari ubukwe ngo dutange invitation ngo dufite igitoro kiziki cyangwa turakora ikintu iki. Urupfu rwadutunguye urupfu rwa Christian ku itariki yavukiyeho kuri Noheli tukabona atuvuyemo ntabwo kuba twagasaka kanya twakwishoboza. Turashimira inkunga zanyu rwose sinari kujya kwaka kredi kuri banki ngo bikunde byarutwara muri mwe ariko mwebwe dukesha Imana mwabikoze rwose numva turashimira kubaho no kubana kandi mu mwana wese ashoboka. Nongera gusoza amashimira nubwo ni impumure turakomeye nk'abafite ukwemera kuko hariya hose twese tuzajyayo buri wese murajya munsi uriya kuri Noheli wari ubi ndabibuka uwo munsi nabwo yanyeretse ikimenyetso cyo gusezera buri iwacu rwose yaburyamye wo munsi aryamye ku gitanda cye yarayeho araza aryama ku cya mushiki we araza aryama no ku bwacu twaba kwisanzurira ababyeyi twigire iwacu abana baza mu mubiri bwacu bose bakisanzura cyane cyane turi kumwe barabyemerewe. Arangije aryama ku bw'umurumuna we nanone wibukene ariho nasanze yarapfiriye. Icyo gihe navuze nti yari arimo asezera abandi. Ikindi ni uko sinzi nzi gufata ifoto y'abashiki be we yasose gatoya ndayireba basanga araburamo umuntu nakwereka ifoto na foto y'abana nagiye atarimo yavuki y'abana bafite impamvu uyu munsi nibwo nongeye kureba n'abandi byafite icyo sisi kimyaje ni foto munyangana gusa turi kumwe kandi wese isi ntisakaye buri munsi makosa twongeye Kristo akuzwe. Turabashimira mwese uburyo mwaje kudufata mu mugongo. Turabashimira twemera urugo tugira ubwisanzure cyane tugira n'ukwemera
twese turi abakristo gatolika, twese dufatanyiriza hamwe tukisanzura, buri wese akavuga ikibazo afite, ndetse turafatanya iyo tugiye kuryama. Mbere yuko tujya kuryama turasenga. Papa asenga kwa mbere, Chris yasengaga kwa kabiri, Stella agasenga kwa gatatu, nkasenga kwa kane, mama agasenga kwa gatanu, Kena agasenga kwa gatandatu. Ku cyumweru Justus uriya mu matege akaba ari we uhitamo umuntu uri busenge. Rero turabashimira mwese, twe turakomeye, dufite ukwemera, tuzi ko Yezu yamwakiriye kandi aruhukire mu mahoro. Murakoze. abamarayika bakujyane mu ijuru, urugero y'abamana bakwakire bakugeze mu murwa wa Yerusalemu mutagatifu, umugaragu w'abamarayika bakwakire, maze ubone iruhuko ridashira hamwe na Lazaro wahoze abazima.